N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Ishimwe Vestine. Vestine abantu benshi bamukunze cyangwa se bamukunda mu itsinda ryo kuramya ndetse no guhimbaza Imana rizwi nka Vestine ndetse na Dorcas. Uyu mukobwa afite ubukwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi, ku kwezi tugiye kwinjiramo uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Yasezeranye n'umugabo w'umunyaburkina Faso witwa Idrissa Ouedraogo. Ngira ngo ku rubuga rwa Instagram nabonye izina rya Vestine Ishimwe yarikuyeho, yitwa Vestine Ouedraogo. Yahise afata izina ry'umugabo we, ngira ngo ni n'ibintu mu by'ukuri byavugishije abantu benshi cyane. Uyu mukobwa yakoze bridal shower cyangwa se ni ibirori byo gusezera ku bukumi ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo nanone w'ibihumbi 2025. Ngira ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye n'umukobwa wagaragaraga neza. Urebye ikanzu abantu bamwambitse buri kimwe cyose arakeye, wamukoreye makeup, donc nyine yagaragaraga neza. Abantu benshi bari gukomeza kumwishimira cyane, hari n'abari kuzana nyine amafoto agiye atandukanye uburyo bakiri abana, ngira ngo wenda uri buze kuza kubabona amafoto agiye atandukanye. Nyine abantu barakura pe, n'abana bashimishije. Oya nabivuze ngo n'abana kandi barakuze. N'abakobwa bashimishije, abakobwa bakuriye mu Mana. Donc wumve nukuri abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Vestine ndetse na Dorcas, ariko cyane cyane Vestine muri rusange kanswe ko ari we navuga ngo kamera zose zerekejeho. Vestine kuri ubu ngubu ngira ngo murabizi mu minsi yashize hari amakuru yagiye hanze anagaragaza ko yasutse, agenda ahinduranya igisuko ukwezi, byumweru 2 cyumweru agashyiraho, nyine bigaragaza ko neza yamaze kuva muri ADPR. Ubona ko yamaze gufata umwanzuro, kubera ko nabonye amafoto yo muri bridal shower yiwe, urabona ko rwose yari yanyereje udusatsi, yashyize udusatsi twiza, aberewe rwose. N'ibirori bye byanitabiriwe n'abakobwa navuga ngo bamwe barazwi nka Aisha, umukinnyi wa filime, yari muri ibirori bya bridal shower. Vestine baririmbana nawe yarimo, ariko Vestine we urabona ko umujyi wa ADPR n'ubundi aracyawurimo. Ibintu byo kunyereza udusatsi, ibintu byo kugira gute, nyine urabona ko akiri muri ADPR. Ariko Vestine nyine umurebye uburyo ibyo byo kunyereza imisatsi n'ibiki ni n'amakuru yagiye hanze ko uyu mukobwa yamaze gusohoka, cyane kubwe yaciye amarenga yo kugaragaza imbamutima ziwe bitewe n'ibintu yakorewe. Ubwo bumvaga ko Vestine ngo bivugwa ko agiye gusezerana n'umuyisilamu, wasezeranye ngo n'umuntu ukuze kandi akavugwa n'abantu bo mu idini ya ADPR, bituma Vestine idini ya ADPR avuga ngo rwose idini kuyisezeramo iri torero reka. Ati nzajya nsengera mu mutima, nzafasha abakene, nsenga Imana yanjye, ariko ibintu by'amadini ngo sinzongera kubigenderaho. Aya magambo akiyatangaza haciye nk'icyumweru leta kubita y'igisuko itagira gute buri kimwe cyose. Gusa biravugwa ko bagerageje ibishoboka byose, cyane ko iwa wa Vestine n'abakristo muri ADPR kujya rero gusezeranira muri indi dini ni ibintu byagoranye cyane, nyine ko bagomba kubyumva. Bagerageje uburyo bushoboka bwose kugira ngo Vestine azasezeranire muri ADPR, ariko biranga kubera ko umuntu baramuhagaritse, kandi umutima wa Vestine wamaze guhindura page. Vestine yamaze guhindura page mu bijyanye no gusezerana, mu bijyanye na ADPR, bitewe n'ukuntu bamuvuze, bitewe n'ayo magambo bamuvuzeho, bigatuma ahindura umutima, bigatuma ahindura intekerezo. Donc buri kimwe cyose nyine wumve ko yahinduye page.
yahinduye paje kuko nyine n'ubu ngubu harabura iminsi ingahe kugira ngo ubukwe bube. Ibintu byo gusezerana muri ADPR reka ariko navuga ko ari ibintu biri guteza impact cyane, kubera ko ubu ngubu Vestine afite abantu benshi bamukunda, afite abantu benshi bamufana. Kuri ubu ngubu abakunzi be cyangwa se abafana be baribaza ahantu uyu mukobwa azasezeranira. Murabizi ko bizwi neza ko Vestine yari yaraciye amarenga ko yagiye muri Grace Room, yagiye kwa Julienne Kabanda, kandi Kabanda ari we ugomba kuzamusezeranya, kubera ko hari igihe yagaragaye rimwe na rimwe yajyaga gusengerayo akajyana n'umugabo we mu biterane bigiye bitandukanye, ngira ngo donc niwe wari kuzamusezeranya mu bukwe. Ariko Grace Room murabizi ko yagize ute, yarahagaritswe. Abantu bakibaza ngo ibi bintu ntabaga ari impact n'ubundi ikomeye cyane nyine kuri Vestine, no kuva ya nyine ngira ngo ni kenshi yagiye cyangwa se bagiye bagaragaza ko mu by'ukuri idini ya ADPR yabareze, none bagiye muri Grace Room barayihagaritse. Ubwo byumvikana neza ko niba batazasezeranira muri ADPR bakaba batazasezeranira muri Grace Room kubera ko yahagaritswe, byanga byakunda ubwo hagomba kwitabazwa undi mupasteri cyangwa se hakitabazwa irindi torero. So abantu benshi donc nabonye bari guhangayikira Vestine cyane, bavuga bati ibi bintu nyine byo kwiruka gutya mu madini nabyo ntabwo bujya byagakwiriye kuba byiza. Bavuga bati Vestine ibyiza nuko wagarukira ADPR, kubera ko burya n'urugo rutarimo gusenga, rutarimo Imana, nyine gushikama ku Mana. Buriya mwabantu mwereka mbanze mbabwire, ahantu ho gusengera urugo buriya rudasenga aba ari ikibazo gikomeye cyane. Bavuga bati ibyiza nuko Vestine rwose yagaruka, kubera ko urumva nyine kwirukanka tu muri ADPR biranze, abihenuyeho, aragiye ageze muri Grace Room barafunze, ubwo arashaka irindi torero ajyamo. Ubwo ADPR yagaruka akavuga ati singomba gusuka se. Ariko ndi kuvuga ngo ibintu ngo byo gusuka n'ibiki hari igihe da n'umugabo ngo akanira akavuga ati reka da, ati ngewe ari kwibyo iyo misatsi se ni ibyo bintu se n'ibiki. So kangewe umugore wanjye nkunda kubona wasutse wagize gute, kandi ngo umugabo utegetse mu rugo rwe ngo riba ryarema. So abantu benshi nabonye bari gukomeza guhangayika, ariko banibaza bati Vestine azasezeranira hehe? Vestine ko byagenze gutya muri ADPR bakamuhagarika bakagira gute? Narumvise ngo byageze no kuri Ndayizeye Izayi, mushumba mukuru w'itorero ya ADPR mu Rwanda, ngo byamugezeho. Donc ni ibintu byabaye birebire n'uwamunyina abantu baracyabyibazaho, baracyavuga bati ADPR izamusezeranya. Ariko batekereza ku kijyanye na ADPR bo bakavuga bati rwose ntabwo byakunda, kubera ko byasaba ko yiyogoshesha skinhead, byasaba ko uramusatsa ukuraho. Nyine murabizi ko bemera ni naturel, nuko umusatsi uri natural, nuko uri naturel. Ibintu byo kuza ngo wanyereje ngo arimo produit ngo nibiki, urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bari gukomeza guhangayikira Vestine, banavuga bati rwose ashobora kuzasanga umugabo ugasanga nasubiye inyuma mu byizerwa, ugasanga araguye bitewe na cya kintu cyo kuvuga ngo kwihenura kuri ADPR. Kandi murabizi ko aya magambo mu by'ukuri ngiye kukubwira, murabizi ko ibintu bibaho buriya Imana yakuzamuye ni nayo yakumanura. Barayakuzamuye ugatangiruka, ni nayo yakumanura. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, kandi koko imihangayika abantu bafite bati gutya na gutyo, urumva ko nyine ifite ishingiro. Urumva niba yaravuye muri ADPR akajya muri Grace Room bakayihagarika, ubwo byanga byakunda hari ahandi wenda agomba kuzasezeranira, ari ryo dini agomba kubarizwamo. Nyine urumva abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, baramuhangayikiye ku kijyanye nyine n'ahantu azasezeranira, ndetse na nyuma y'uko asezeranye ibijyanye n'imyizerere. Niba yarashatse umugabo bigahita biba ibibazo bikomeye cyane mu bijyanye n'imyizerere, akava muri ADPR, ese nyuma y'urugo ko ariho noneho ubuzima buba bukomeye cyane, cyangwa se umuntu ahura n'ibigeragezo cyane mu rugo,
ese ho bizagenda gute mu bijyanye n'imyizerere? Gusa reka tubihange amaso, Imana irahari, Imana irakora, kandi hari Imana Vestine yizera akorera, byanga byakunda no kubikora izabikora. So tubifurije urugo rwiza Vestine ndetse na Budraugo ku itariki ya 7 rwose ya 5 z'ukwezi kwa 7 2025. Kuri ubu ngubu ndiho ndabagezaho iyi nkuru, harabura iminsi 9 kugira ngo ubukwe bube tubuhanga amaso, kandi nukuri bazagira ubukwe bwiza. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.